college mu kigo twigagamo abonekera bwa mbere Alphonsine Amureke ku itariki 28 z'ukwa 11 1981. Twari turangije amasomo ya mbere ya saa sita na 35 tugiye ku meza. Nibwo Bikira Mariya yaje mu meza nyine muri refectoire twariragamo, abonekera bwa mbere Alphonsine Amureke. Ntabwo rero nk'abanyeshuri twabisobanukiwe kuko bwari ubwa mbere twumva ibyerekeranye nuko Bikira Mariya abonekeye aje yigaragaje. Ntabwo nyine twabisobanukiwe. Yakomeje rero mu butumwa nk'iminota 15. Nyuma tubona Alphonsine yituye hasi. Nyuma y'iminota mike cyane arabyuka. Abanyeshuri benshi bari bamwuzuyeho, bamwe abandi bakomeza gusakuza, abandi bakomeza mbese ubona habaye impinduka gutyo muri refe. Nyuma udushinzwe rero umubikira animatrice Sœur Burandine yaraje aramubaza, aramwegera amubaza uko byamugendekeye, hanyuma amubwira ko yabonye Bikira Mariya, akamubwira ko ari nyina wa Jambo. Umubikira rero bitumenyesheje twese abanyeshuri, avuga ati Alphonsine ambwiye ko yabonye Bikira Mariya, akamubwira ko ari nyina wa Jambo. Ntabwo twasobanukiwe no kumva ko Bikira Mariya yaje muri refectoire aho turira kandi tuzi ko aba mu ijuru. Nyuma nyine twakomeje turafungura, tusubira mu ishuri nyuma ya saa sita. Nimugoroba tugiye kuryama, noneho Bikira Mariya arongera aragaruka, abonekera none Alphonsine nka saa 3 z'ijoro. Tumaze gusenga mu nzu noneho twararagamo, yari ubungubu yabaye chapelle y'amabonekerwa, icyumba nyine chapelle y'amabonekerwa. Iyo nzu yose uko imeze ikaba nyine yari twari tuyiraramo. Bikira Mariya arongera agaruka mu butumwa, ariko abanyeshuri benshi ntabwo ukabona ntibemera, akavuga ngo Bikira Mariya se yanyuze he, kutubona muri plafond nta hantu aho yanyuze, ko hari inzugi zari zikinze yanyuze he, n'ibibazo byinshi. Ariko Bikira Mariya akomeje amubonekera inshuro zabaye 9 zose. Urubyiruko iyo baje muri pèlerinage bajya baza, nkunda rero kubaganiriza nkababwirane rwose iyi myaka murimo ni myiza cyane, nyigereranya nka zahabu. Ni imyaka myiza cyane ku buryo batagomba kwipfusha ubusa, bagahora bashimira Imana. Kandi mu gihe cy'urubyiruko umuntu afite imbaraga, ubwiza, mbese ubona bimeze neza. Icyo gihe rero igihe cy'urubyiruko nkunda kubabwira ntimuzajye mugipfusha ubusa, ahubwo n'imibereho yanyu mujye mushimira Imana, kandi buri gihe muhore musenga kugira ngo mumenye ugushaka kw'Imana. Kuko Bikira Mariya mu gihe yatwiyerekaga twari urubyiruko, akadusaba kugira ubwitonzi, gutega amatwi, gusenga cyane, kutibagirwa ubutumwa yaduhaye, kandi tukabukurikiza mu budahemuka. Ntabwo rero nanjye nkunda kubibasaba, kandi nkabasaba guhora ari indabo nziza, kuko n'ubundi urubyiruko ruba rushimishije, ruteye ubwuzu. Bagomba rero guhora ari indabo nziza zihumurira bose na hose. Ni ukuvuga bafite imico myiza, urukundo, imigenzo myiza, ubupfura, mbese ubudahemuka, mbese bakakumana iryo toto imbere y'Imana n'abantu, kugira ngo bahorane inema n'umugisha w'Imana. Kuba rero nanabashishikariza kujya, kuko mwabivuze mu ntangiriro, kujya bishimira no kuba mu miryango ya Gisiyo Gatolika, kugira ngo bakomeze gukomera mu kwemera. Kuko imiryango ya Gisiyo Gatolika rwose umuntu ayitagatifurizamo, kandi agafasha n'abandi kwitagatifuza. Umuntu agashobora kwamamaza no kogeza inkuru nziza mu bandi. Ni byiza rero ko nta kurangara, nta kwishinga ibirangaza hano hanze binyuranye. Ibyo tubonesha amaso tujye dusuzuma, dushishoze. Ibyiza tubisingiriza Imana, ariko ibyiza tubyigizeho kandi tubyamagane, kugira ngo tutavaho tuyoba.
ibyo rero numva nasaba urubyiruko guhora bishimira igihe cyiza barimo, bagashimira Imana ariko bakayishimira bakora neza, bahunga icyaha n'ikibi.